IKAZE TV2. Turabasuhuza cyane inshuti bakunzi ba IKAZE TV2, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 uzababera w'imigisha iva ku Mana Nyagasani. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye na Lieutenant Colonel Santos Zaiko. Mu gice cya mbere muribuka ko afande Zaiko yavuze uburyo banze kuva ku izima ryo kuva mu mujyi wa Kinshasa nubwo babonaga ko hari ingaruka ziremereye zibategereje. Hari impamvu ebyiri z'ingenzi avuga ko zabibateye. Izo mpamvu zaba ari izihe zatumye bahara amagara yabo nibyo agiye kudusobanurira. Muribuka ko yavuze uburyo bakomeje barwana bambuka Angola aho baje gufata indege zaberekeje Kigali. Araza gukomeza avuga nanone uyu munsi uko baje kuva Kigali bongera kwambuka Kongo ndetse n'izindi ntambara barwanye nyuma yaho zirimo intambara ya RCD, ya M23 ndetse n'izindi nshingano zitandukanye yagiye ahabwa kugeza amagingo ye. Afande Zaiko yanavuze kandi amagambo akomeye ku bijyanye n'ingaruka mbi zatewe n'amakosa yakozwe n'abanyepolitike ndetse n'abasirikare byatumye bagwa mu mutego wo gupfusha intwari zitagira ingano. Afande Zaiko aravuga kandi ko ibi bigomba kubera isomo rikomeye abahari ndetse na generasiyo zizakurikiraho. Muri kumwe na Chantal nk'uko bisanzwe, nimucikwe n'iki kiganiro. IKAZE TV2. Afande Zaiko twongeye kubaha ikaze muri studio zacu tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021, tunabaha impundu nyinshi ku mpanga muherutse kwibaruka muri iyi minsi mikuru. Reka tubasabe ko mwakongera mukibwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Nitwa Lieutenant Colonel Zaiko, uko n'ubundi nivuze ubushize muri iki gice cya kabiri. Reka nongere mbibwire, wenda bishobora bazagikurikirana batazashobora gusobanukirwa uwo ari we. Ni Lieutenant Colonel Santos Zaiko nk'uko nari maze kubivuga. Ndi umutwari, data yitwa Monifoma. Mvuka mu Rurambo, precisement mu Bijojwe kuko nabivuze. Navuze ko abanyarurambo nyine niho tuvuka. Noneho ndubatse, mfite umudamu. Ubushize navuze ko mfite abana 5 ariko nyine naje kugirwa amahirwe n'ubundi nza ku nyuma ubundi bakiri ba 5. Navuze mfite abana 7, naje kubyara impanga. None nkomeje, reka tugende kuco mbere yuko dutangira mbanze nifurize abatwumva bose, abadukurikirana bazakurikirana kino kiganiro, ubwoko bwacu kubw'umwihariko bwacu bw'abanyamurenge. Nifurize haba abasirikare dukorana, abasivile, abari muri diaspora, abari mu gihugu. Mbifuriza umwaka musha w'2021 uzatubera umwaka mwiza w'amahirwe, uzatubera umwaka w'ibisubizo by'ibibazo byose twahuye nabyo, uzatubera umwaka ubwumvikane, uzatubera umwaka w'amahoro. Nifuriza yuko n'Imana izibuka kino gihugu cyacu ikongera igatanga amahoro mu gihugu cya Kongo, tukongera tukabana neza kuko twabayeho, twakuze dusanga tubana n'andi moko yose. Uzatubera umwaka mwiza uko twumva twifuza twubaho kimwe n'abandi, twubana nabo. Reka Imana izobidufashemo, uyu mwaka uzotubera umwaka mwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dusubiye inyuma gato mu gice cya mbere, wavuze ko bababwiye kuva Kinshasa muranga mu bakategorike, mbese mwanga kuva ku izima nubwo namwe ubwanyu mwabonaga ko hari ingaruka ziremereye zibategereje. Ni iki cyatumye mugira iyo resistance? Ni iki mwarengeraga kindi cyatumye mufata icyemezo kiremereye cyo gushyira ubuzima bwanyu mu kaga? Hanyuma nanone wakomeza utubwira ibijyanye na soro y'aba bagenzi banyu bari bakomeretse baje kwambuka Congo Brazza, ibyabo byaje kugenda bite? Afande Zaiko wakomeza udusobanurira.
murakoze cyane kuri icyo kibazo mwari mugize muti nyuma yo guhakana ko tuva muri Kinshasa niki cyaduteye kwemera kwirengera izo ngaruka donc kugira iyo resistance kwa mu by'ukuri icyabiduteye nabaye nkubikomozaho ni byinshi twagombaga kugenda yuko mu byari byatuzanye twari gusekeriza ababyeyi ntabwo twagombaga gupfa kugenda guhaguruka ngo tugende nubwo abanyarwanda baje kuba nyine mzite ko baje gufatiranwa muri ibyo bintu wenda politiki igenda ihindagurika uko byari biteganyijwe atari ko byaje kugenda biza kugaragara ko basubirayo ariko twebwe ntibyari bitworoheye kugenda ntabwo twagombaga gusiga ababyeyi nabivuze kandi nta nubwo twagombaga guhara amaraso ya bagenzi bacu baramaze gupfa surtout no leader ba Nicola bari bapfuye ba Muyumbe n'abandi ntabwo twagomba kwemera ngo tubasige gutyo bagende ibyo rwose ntitwabyemeraga urumva nizo zari mu mpamvu yo kumva ko tutagomba twagomba tuvuga ati n'ababyeyi nibumva ko twasubiyeyo twese kandi urumva twavaga Kinshasa abari Kinshasa tukavuga yuko byari bisaga nka yari inama twari twagiye n'abacu n'abari Uvira n'abari Bukavu n'ahandi hose mu province aho twari turi twese twari twagiye inama turavuga ngo ntiyagira umuntu buja ahwari yuko nimba byari bivuze ngo gusubira iyo twemera twari kwemera twese n'abari Uvira n'abari Lubumbashi n'abari ahandi hose twese twagomba kugenda tibyumvikanaga ukuntu abari Kinshasa ngo nibo bahavuye bonyine malgré ko twebwe twari muri risque par rapport n'ahandi ariko risque bitavuze ibindi reka nongere nubwo nza kubisubiramo na nyuma yaho dutangiye kurwana ngo mbarutendera twaje kumenya amakuru mabi yuko Gakunzi yapfuye na Fredi na Barumenge byaduciye intege mu buryo bumwe bidashoboka ni gute n'abantu bari mu rugo noneho bari Uvira aribo bapfuye ba mbere twebwe turi mu situation asa naya tugihari ibyo byose ni ibintu byaje bituza mu mitwe bisa n'ibije kudukreyamo ibindi bibazo ntovuga uko bisobanura urumva bene ibyo kandi nabyo zose byari muri izo ngaruka urumva izo ngaruka zose twaje kuzigirwaho nubwo twemeraga ko zitubaho hari impamvu yatumaga tutagomba kuvuga ngo twongere tugende dusiga ababyeyi dusubire mu Rwanda se hazongere habe indi demarche kandi izongera kutugarura twabyibazagaho tukumva bidashoboka avuga ati tamye yuko twemera tugasibira ibyo tugomba kubona hanyuma noneho ibizavuka nuko nyine nimba bibaye ngombwa ko tupfa tuzaba ibitambo ni nako byaje kugenda urumva bagenzi bacu se baguye Kinshasa si ibitambo bariya abaguye mu province atandukanye byaje kuba ibitambo nibyo ari amaraso yabaye ni ibitambo mu bindi ofete nibyo kuri icyo kibazo warubajije icyatumye twihagararaho twanga kugira ngo tuve kwizima ingaruka twarazibonaga kuzirengera n'iyo resistance naho yahereye twumvaga tugomba gusiga ababyeyi twumvaga n'abagenzi bacu bapfuye amaraso yabo tuzaba tuyatesheje agaciro c'est ça bref na nyuma waruvuze soro ya inkomeri nanabivuze haruguru inkomeri zarambutse rwose zigera babanje gusa n'ababafunze ariko babitaho barabavura baragaburira barabahevakiwa aho hari hasa nko muri province baje kubajana muri capitale Brazzaville ariko nyine haza kuba nyine contact n'abantu bari za Goma ndetse na Kigali je pense ariko haje kuba equipe Goma yaje ku evacuate equipe FCD razigera Congo Brazza baburiza indege neza cyane bose bagezaho amahoro kandi bose barahari wenda uwapfuye yishwe n'urundi ariko yapfuye muri ibyo bibazo zinani byo gukomereka cyangwa z'ayo masasu y'icyo gihe oya wenda yoba yarishwe n'ikindi ariko abonzi icyo gihe bagiye 99% barahari bose n'uwapfuye yoba yarishwe n'ibindi muri make ni nk'uko no bivuga murakoze
Afande, aha nanone umuntu yakwibaza impamvu mwanze kujyana n'Abanyarwanda kuva mbere igihe babasezeraga babereka ingaruka mbi zo gusigara Kinshasa mwenyine, nyuma yaho mumaze kugera Angola n'ubundi mwaje kurira indege mwerekeza Kigali nk'uko wabivuze. Afande Zaiko, ntabwo yaba ari erere mwakoze yo kutajyana nabo mbere, dore ko n'ubundi mwaje kujyayo mumaze gupfusha bagenzi banyu benshi nk'uko wabigaragaje. urakoze cyane mu byo waruvuze ati ese n'ubundi ko mwari mwanze kujana nabo mbere mu gihe babasezeraga bakababwira ngo mujane mwaye kuva Kinshasa mukanga mukaresista mukaguma Kinshasa ntimwemere kujana n'Abanyarwanda, ariko amaherezo nanone mukongera nyuma yo kugera Angola mukemera mukurira indege mukaza kwireturuva mugeze i Kigali nanone. Reka mbe nkusubiza mu magambo make nibyo twaje kwemera tujana nabo, ariko muri ubirebye muri context twabihakanyemo mbere siko yari imaze kumera, byari bisa n'ibifite indi sura yuko mbere nta murongo wari uhari wa politiki wari uhari ngenderwaho twagombaga kugenderaho. Noneho icyo gihe bari baje RCD yari baye deja proclamé bamaze kwidenonsa, tuzi ko Goma hari bamwe muri bagenzi bacu bahari, haba za Bukavu Vira gutyo, byari zose hari garanti yuko ababyeyi bari sekirize dede. Nanone nubwo twajaga i Kigali nubwo indege zatujana i Kigali hari assurance yuko byanga bikunda batagomba kuturetenira i Kigali, yuko baturekura tukisanga tugomba kurejoindera abandi, yuko urugamba rwari ruhari, nta mpamvu yari hari twumvaga nta buryo buhari bwo kuvuga ngo baturetenire. Donc nibyo byaduhaye iyo courage yindi yo kuvuga ati nta kibazo reka tugende, byanga bikunda hari abandi bacu bari hariya, kandi nabo ubwabo nabo barambuka buri gihe. Hari urugamba twari turwana ni natwe cyane rwarebaga, ndumva nta mpamvu yari hari yo kuvuga ngo bakomeze ngo nitugere Kigali bavuge nta turagira kandi ngo baraturekeraho. Urumva twari kumwe d'abord n'amoko yandi y'abakongomani bandi atandukanye, atari twe twenyine bireba. Urumva iyo aza kuba twe twenyine noneho muri ico gihe nk'abanyamurenge ako surtout ni nako cyane nshingiraho, byari gusa n'ibiduteye impungenge. Ariko icyo gihe noneho twari kumwe n'andi moko menshi y'abanyamurenge avuka mu gihugu cyose, twari kumwe n'Abangara, twari kumwe n'Abakongo, twari kumwe mvuge bande benshi. Urumva ko twari kumwe n'Abayirondo, yari brigade irimo amoko konfondiya muri Kongo. Urumva se twageraga Kigali akaba ariho batuburana ngo twene dusigare, kandi dufite unité yacu tubarirwamo ya Kongo dukubiyemo iri konfondi n'amoko yose. Nta mpamvu rero yahageraga nico cyane cyatugarantisaga kumva ko bataturobanura. Ibyo nabyo zabaye mu yindi mpamvu yatumye twongera kwemera kuvuga ngo twemere twurire indege tugende twisanga i Kigali. Twari dufitemo iyo assurance yuko bataturobanura, kandi ari ikibazo kiri rusange n'abandi bakongomani twese tujanye nabo ubwabo biretrouve hariya, kandi dufite garanti ko ababyeyi bariga sécurité iri garanti n'ibyo muri iyo sense. Noneho nticyari kimeze nka cyage cyo kutubwira gusa ngo tuze twenyine nk'abanyamurenge tuve muri Kinshasa tujane. Ndizera ko ngisubije naco. Murakoze cyane. Afande Zaiko, nanone wakomeza uduha precision, ese muri bariya basirikare 180 mwari kumwe mwaje kurokoka muri bangahe? Muri 180 ko twari tumeze nyuma y'inkomere twagize no gupfusha inkomere zambutse Congo Braza. Nyine uko twaje guhuruka se twahurutse turi bangahe mu by'ukuri noba sinibuka umubare mbandesha, ariko ibyo ari byo byose twari yuko ndibuka inkomere zari entre 33 et quelques n'ababaherekeje, yuko twari dufite n'abasivile muri bo. Hari abayitidiya twavanye kuri harimo umukobwa umwe, hakaba n'undi muhungu nibuka, nabo bajanye n'inkomere. Hari n'abandi bazima twabahaye basa n'ababacunga babaherekeza. Ibyo ari byo byose bagiye une trentaine. Urumva dushobora ntabwo natwe mubo twapfushije entre sinibuka umubare neza,
une dizaine cyangwa de 9 à 10 gutyo bene uko biba bisaba nyine kwibukanya n'abandi urumva ibintu bene ibyo nta biba bigize ariko byanga bikunda natwe twahurutse turi mu masaha 30 et quelque ndibuka ko twari mu masaha 30 n'ibindi entre mu masaha 37 gutyo sinibuka sinshobora gupresiza effectif nombre ko twahagurutse ariko ni muri iyo sanse murakoze cyane afande Zaiko wakomeza utubwira nanone uko mwaje kuva Kigali mwongera kwambuka Kongo hanyuma kandi uze no gusobanura uko byaje kubagendekera mu ntambara ya SD mwayirwanye mute mwarwaniye he hari naho numvise mugenzi wawe twaganiriye ubushize avuga ko mwamutabaye mu ntambara ya M23 byo byagenze bite hanyuma kandi nanone uraza gukomeza utubwira izindi nshingano waje gukomerezaho kugeza amagingo aya afande Zaiko ijambo ni ryanyu murakoze warugize uti RCD yadusanze he uko byagenze kugira ngo tube twoyisangamo n'imirimo wenda twagiye dukoramo kugeza wenda tugeze muri M23 na nyuma yaho kugeza kuri uyu munsi reka mbena ariho ntangirira nari nageze ahantu haruguru nababwiye ko tuvuye Angola indege zaduseshe zitujana i Kigali mbabwira ko twari mayinite ntabwo twari twenyine nk'abanyamurenge ahubwo twari abakongomani b'amoko yose nuko twagiye twisangayo yari brigade yose twisangayo ariko nyine twajanye na uko indege zadusehaga twajanaga n'abanyarwanda zari force zitandukanye hari z'abanyarwanda n'izacu twese twisanzeyo urumva nta yindi nzira twari tugifite nta yandi mahitamo twese urumva indege zagombaga kututura i Kigali a partir ya Kigali tukabona kugaruka muri Kongo ariko reka mpere juste tugeze i Kigali tugeze i Kigali twahabaye nk'iminsi 4 reka mbe nkuvuga aho hantu noneho jewe ku giti canje nza gutekereza ko narahembwaga nigeze gusiga na procuration mpageze twarashugurikaga tugasohoka mbonana n'umuryango ababyeyi bari bamaze kugera mu Rwanda icyo gihe mbabajije se bambwira ko hashize hafi imyaka 2 badafata amafaranga ngo barabimye sinzi ngo procuration bishoboka gute reka noneho mbikurikirane ariko nari nasohotse nshuguritse juste nzi ko ngaruka noneho ngenda ari byo ngiye gufatiriya ntera muri état major ya gendarmerie ndakurikirana bambaza impamvu byateye ibyo zose mbabwira ko na due out noneho bikomerezaho baza kunyandikira kugira ngo nze muri G1 nja muri G1 kugeza abantumye muri état major general nja muri état major ngeze muri état major ndabikurikirana ariko ibyo byatwaye nk'iminsi 2 ku minsi 3 ariko umunsi wa gatatu juste nibwo muri ministère ya défense banyandikiye urwandiko rumpesha amafaranga bampa kanoti nja muri G1 barongera baranotifia bisa nibigiye noneho ndagenda kuri cafe Impala bampe mfata amafaranga yanje yose maze kuyafata ndetse proceda no kubindi bitatu ngombwa nyine ariko nja muri nayafatiye muri CSS plutôt cafe Impala niho banyakompanye bajana muri CSS ndagenda nafata amafaranga CSS twayisizeho twasanze icyo gihe yaratangiye gukora ndayafata ndetse mfata n'inguzanyo n'ibyo noneho iyo retard yahabaye nkurikirana icyo kibazo cy'amafaranga ngarutse nsubiye muri unité yuko byabaye ko après quelques jours ko mu minsi namaze nk'iminsi 5 biba ngombwa ko nsubirayo ndavuga ati naratinze cyane reka nsubireyo
nsange bagenzi banje yuko tugomba kugenda umunsi wari wose naho baragiye ariko njana n'abavandimwe banjanye mu modoka ngera juste kuri entrée ya Kimihurura hariya muri Kanjepe ndinjira bari kuri foreni ariko nabaga ngo babanze bareke kugenda ariko ncinjira babona nyine ko hari ibidasanzwe babona kuntu bamfashe wari kuri foreni yari hari Tom ico gihe yari ahari bariko arampamata uwo ninde mumuzane hano ambaza aho mvuye mbabwira ko nari muri force zari zivuye muri Congo kandi abandi ko bagiye we wari urihe ariko nanashuguritse nanagiye gusura umuryango zo ni bya gisirikare ati mumufunge ndafungwa ariko babona uko banjanye noneho juste muri uwo munsi wari chef d'état major wa RCD Goma General Bobe nuriya commandant region uri Bukavu yari yaje ari Kigali naho baragenda noneho yari kumwe n'undi muvandimwe nawe wundi bari bazanye muri mission baramubwiye noneho habwiye General Bobe abwiye chef d'état major w'u Rwanda ati no hari umusirikare wacu bafunze muri Kanjepe shoboye ko abandi bamusize ariko baramufunze yitwa Zaiko niko bahamagaye Tom ngire burya mbona araje muri mabuso ati sohoka genda woge ndoga ngira gute nditunganya ibintu byose bansubiza ibyanje byose amafaranga n'utundi tuntu nari mfite amanani byose bashyize mu modoka nageze Kanombe ku kibuga nsangaje nabo barahagaze na chef d'état major w'u Rwanda noneho ati se n'uyu ati arambaza ati wowe urinde ndivuze wasigaye gute ndamubwiye ati okay sawa tambuka ubwo muvandimwe wundi yari imbere yanje ndashatse kuvuga mpaye mureba turaramukanyije nuko naho twinjira muri petit porteur indege twagiyemo turi bane usibye pilote twende twari tugeze abantu batandatu turagiye ni Goma tugeze Goma niko tugeze Goma twururutse indege abwira urya muvandimwe ati nguyu ugenda yambajije ese specialité yawe niki ndamubwira ati ni renseignement ati genda noneho babwire Sylvain Buki mumushakire fonction vuba byihutirwa ariko umuvandimwe aragenda tubifatikanyamo turagenda bankorera ico gihe hari RCD yari ifite urukundo yari organisé bafite ma état major force aérienne force navale noneho ico gihe nja gusanga état major ya force navale ntibagira umuntu wa renseignement ntibagira SD noneho mpageze nibwo kuwita bantuma kuba SD wiyo force navale malgré ko ntari mare de formation ariko muri cadre ya renseignement nkurira état major wa force urumva ko muri entité yose force navale ya controlaga muri RCD nari SD wayo donc nari chargé na renseignement au niveau ya état major ya force navale mbikoramo hafi umwaka ndangije baje gucreya ibintu by'ama region navale noneho bashaka kuvuga ngo nta buryo bashiraho systeme ya kuvuga ngo tuvuge ND niyo terme nka SD ni terme technique nyine muri nani yabo ni appellation fait niko bagenda bagira noneho bavuga ati no wewe uburyo bagenda bakora ama region navale atatu yari muri Grano Rozamahagi n'ahandi ya Bicumbi ni ya Lac Kivu na Lac Tanganyika nuko nje noneho bantuma hari sous forme ya reforme noneho bantuma muri Lac Tanganyika comme nari na tufe waho maître Milier baduhana anje speedboat twagomba kuja gukoreshayo turagenda nubwo yari ipfuye biba ngombwa ko igomba kubaza kuba repare nani Bujumbura ariko ntibyakunze birananirana iza kugaruka isubira za Bukavu Goma nyine ariko ico gihe mpasanga nibwo Mariya Mutabutsi yarahari
yanga nkomeza ubundi icicaro canje cyagomba kuba Kalemi kugira ngo controle Moba Kalemi Uvira aranyangira aravuga ngo tugumane noneho ngenda nohereza abandi ba SD za Kalemi n'ahandi njewe mbabaze Uvira nyine bitewe na exigence ya komanda brigade nari mpasanze nyine Maremu Tebutsi nico twakora arambwira ati dukomezanye tuja noneho Baraka muri operation nico gihe hari operation ikomeye cyane za Baraka ubwo FTD nibwo yari meze nabi n'intera hamwe cyane na mayimayi bikomeye cyane muri Fizi byari bikomeye yari intambara ikomeye yuko twahakomerekeje abantu cyane yabaye intambara yadutwaye hafi amezi 8-9 turwana kugeza igihe haje n'abanyarwanda bava za Moba bataya 7C nigeze no kubamo nayo iragaruka nabaye muri 157 nako 7C ni yagarutse ico gihe iraza idusanga za Baraka noneho operation irakomera pe ariko juste tukiri muri operation RCD nayo yatangiye kuzana ibindi bintu bitameze neza abantu batangira gufunga abantu ngo baje batangira gufunga abantu ba komanda ngo bave muri recyclage gukora ibintu bisa na refresher mu Rwanda naho byahereye noneho bafunga abantu ndibuka bamarehe mu Rutambwe bari zabwegera n'ahandi bitanga umwuka mubi cyane noneho juste biza haba coincidence n'igihe NIMBA yari ijishamba igihe cya FRC itangira ni naco cyatumye tubyitabira turi benshi bitewe n'ico cyari kihabaye noneho n'abatiyumvagamo kuba bagenda ariko bitewe nuko RCD nyine yari itangiye gukora ibintu bitumvikana ati no pas question abantu twese tuba oblige kuzamuka turejoindre mouvement nyine General Masunzu kubera nawe urumva ko hari ibintu yapfaga n'abanyarwanda nyine bene ibyo noneho twumva bifite ishingiro nuko twire tuveyo FRC kugeza turwanye n'abanyarwanda babasezereye basubiyeyo noneho turakora tutangira kurwana muri misozi ya Uvira na RCD abanyarwanda baragiye ntambara irakomera kugeza igihe tuza kwika Uvira turika kugeza igihe Nkunda na Mutebutsi biriya bya Bukavu turaza bamanuka bagera za Ntuze turarwana bene ibyo dusara noneho n'abafashe twintegra muri nani ico gihe hari 1+4 unification imaze kuba y'igihugu cyose deployment zitangira kuba zinani administration ratangira ya arme yose y'igihugu noneho nuko bukeye haja kuba atangira kuba ibintu bya integration mixage abantu batangira kuvanga ingabo zimwe ziva muri west izindi est sinzi ahantu hose Equateur wapi za Lubumbashi abantu bakavanga nuko twaje kwisanga kugeza igihe nisanze Bukavu naje n'Amasunzu yari komanda region twe twakoraga muri renseignement ma service nyine yari ama service aciriritse nyuma tuza kuvaho ariko hagati aho hari ama fonction twasimye muri brigade twigeze twakoze muri renseignement ye tugenda tuasima andi ma fonction yandi atandukanye ndasubiramo kugeza twambutse noneho twire Turuvigoma nico gihe batangiye gukonstituwa ama regiment twisanga tubareteni muri ayo ma regiment ba SD regiment gihe ma regiment batangiye kugenga ico gihe nico gihe nari mvugiye wabajije time 23 naho twaje guhurira na Major Eric mwagiranye ikiganiro ushize ni muri iyo regiment twaje guhurira batugenga nyine nari SD regiment ari komanda compagnie biza gukomeza aho turi kumwe n'abandi kugeza igihe abo twabanaga muri regiment bacitse baragenda biyunga muri M23 isasu rya mbere ryatangiye kuraswa
rya M23 ryarashwe mu ikompanyi ya Komanda Eric yari adiployinze ku mupaka wa Bunagana. Twebwe ndibuka ko wari komanda regiment wacu yari Colonel Nyamushebwa, twari twaje mu mukutano wa Pasaka Igoma twari twaje nyine tuzi ofete twari nko muri Kakonje ariko juste hari muri park tugiye nje nari ngiye kugera ku rusengero juste arampamagara ndavuga Major Eric arambwira ati numva n'amasasu menshi cyane ati mbaye atake unyatatse mbaye atake hari colonel wari umaze gukora defection avuye muri unité yiwe abariho atangira kumurasira avuye muri unité yaravuye za Rucuru juste kiwanja Nyongera aragenda niho abariho atangira kurasa noneho amukura ku mupaka aho yari ari ku mupaka wa Bunagana araduhamagara ati bankuye ku mupaka barandashe bishoboka gute ubwo Colonel Nyamushebwa yahise ampamagara nawe twari turi kumwe twahise twurira imodoka teni twari ko tuyambarira mu nzira tugenda nubwo bari bahamukuye twahise tugenda dufata n'izindi force turakomeza na Colonel Charles Sematama ubwo batayo yiwe janye nk'inani turakomeza turagenda tugeze za Bunagana naho nabo twaraye tubarashe ntibaharaye turara tubahakuye turabazamura tubarenza za Canzu nuko naho fete ni intambara naho yahereye uwo wari umunsi wa mbere M23 ivuka kugeza umunsi wa nyuma irangira yinjira bamwe baja mu Rwanda abandi Uganda nanone regiment yacu yari kihayirwana mvuge yuko ntitwari twenyine twari kumwe n'andi mayinite nk'amayinite novuga y'abanyamurenge twari kumwe hari regiment Colonel Bisogo ni ya Colonel Rutiririza n'ayandi mayinite yandi y'abantu benshi twara mayinite menshi twarwanye intambara nyinshi cyane zikomeye muri M23 iyo unité yacu compris nyine n'abandi twari turi kumwe ariko cyane izindi zaje no kudusanga ariko iyacu niyo yabanjije ko twamaze hafi amezi 3 duhanganye na M23 nta yindi unité iraduha umusada abandi baje kuza nyuma ariko tumaze 3 mois twe duhanganye urumva muri ayo mateka wenda nimba yarakubwiye naho twari duhuriye nyine muri ibyo reka wenda nizere ko mbaye nkushubije uko warubajije muri make kuva twava muri RCD n'amateka yose uko twakomeje kuba twarire turuve muri ibyo za M23 mugenzi wanje yakubwiye ubushize ndumva mbaye nkubikozeho byose reka mbe mpagarikiye aho hanyuma dukomeze noneho ndumva ikiganiro uko kigenda gikomeza wenda twokomeza tukagera kuri uyu munsi wavuze ngo ukomeze kugezaho none uyu munsi n'ubu kuva mvuye aho twagiye M23 imaze kugenda yambutse turahava tuva za Rucuru badiployinga muri Masisi Mweso tugeze Mweso ico gihe twara hatinze bukeya nk'amezi angahe nza kubona telegram hari muri 2014 nza kubona telegram ivuye muri Etat Major General bampamagaza ndagenda no kuri region nza kusanga rero region niyo yampamagaje ariko mpageze nsanga hari telegram impamagaza kugira ngo ndejoindre commandant region wa 12e brigade ariyo ya Matadi muri Congo Central ex ba Congo ya Jena Padiri ico gihe nagiye bwa mbere twatangiye gukorana mu 2014 nuko natangiye kugenda kuba assista we nyine muri telegram bisignifia ko ngomba kugenda nuko ofete naho kugeza uyu munsi niwe tukibana twavuye Matadi tuza Kisangani muri 3e zone de défense tuva Kisangani ubu turi Kikwite muri 11e region naho niho duhadukorera actuellement niho turi ndumva naho no bampagarariye aho tukomeze wenda nimba hari ibindi murakoze cyane nagira ngo nkubaze iki kibazo nkunze kubabaza nese objectif cyangwa se intego mwahagurukanye mubona zaragezweho ku ruhe rwego nimba atari byo mubona hakorwa iki afande Zaiko wakomeza udusobanurira murakoze cyane mbajije ikibazo cyiza ariko kigoye ariko kandi numva no kwifuza no gusubiza
mu by'ukuri sinzi ni ibintu bigoye kubisubiza mu magambo makeya ahinahinye, ariko reka ndagenda mpera kuri kamwe kamwe nasobanura. Navuze ukuntu twambutse objectif twari dufite, reka arizo mperaho. Cyambere kwari uko tugomba kuza tukisanga imuhira kandi tukumva ko tugomba gusekiriza ababyeyi, yuko twahavuye. Ariko nimvuga ababyeyi byumvikane neza yuko atari abanyamurenge gusa, ariko ari abaturage bose muri rusange b'abakongomani. Abaturage bose bagomba kubasekirize n'abacu barimo, byibuze natwe tugira uruhare mu gusekiriza ababyeyi bacu, bagire nabo umutekano mu buryo batotezwaga, byibuze bagira uburenganzira kimwe n'abandi bakongomani bandi bose à l'époque, kimwe n'abandi bazahirwa bari bahari. Ibyo bumvaga ko bagomba kuturyoza kagahahazo n'ibindi bigomba kurangira, bakadufata kimwe n'abandi nk'uko bafashe. Yari intego ya mbere. Reka ariho mpera. Ese iyo objectif yagezweho? Umuntu atangiye kuva igihe twambutse kugeza uyu munsi, hashize imyaka tuvuge 20 irenga, icyo kibazo kitarakemuka. Ariko kandi ni kwa kundi bavuze ngo iyo uri mu ishamba ukagenda uhaye utema, uca inzira ugenda ufite aho ugamije kugana, ufite icyerekezo aho uhaye ugenda, wenda kuratema inzira, kurareba umusozi uri hakurya, uri mu kibira kuratema, nturahuruka, ushobora gutinda muri iyo nzira. Ariko aho gusubira inyuma, wakomeje ukagenda gutema ukahuruka hahandi wari ufite objectif yo kugana, ukahakikisha yuko nusubira inyuma uraza gufata indi option yo gushaka indi nzira, wongera utangire kandi ya zero. Yuko mu gihe kera wiyemeje gutema ya yindi, nuko nta yindi shwa wari ufite, nirya wahisemo yo kugomba kwishakira inzira. Rero ya nzira ugomba kuyikomeza, woroha utoruha, byogenda gute, ugomba kuyishakisha kugeza ugeza uhurukira kuri objectif. Hari kiongozi dukorana ukunda kutubwira akantu ndagakunda cyane. Aravuga ngo iyo ugenda imbere yawe ukabona obstacle, hariho options zibiri. Hari uburyo bwo kuyikonturuna ugakomeza. Iyo uburyo bwo kuyikonturuna budashobotse, wica hejuru, ariko ntibikubuze gukomeza urugenzi rwawe, ntibigukomeze kugera kuri objectif yawe. Sinzi nimba twumvikana ibyo mpaye mvuga. Donc nukuvuga yuko nimba twiyemeje kuzogera ku kintu runaka, malgré ibibazo duhura nabyo, ingorane tugenda duhura nazo, ntibiduca intege. Turacyarimo tureba aho tureba. Twatangiye hashize imyaka myinshi, n'ubu tugize aho tugeze, ariko ibibazo biracyari bya bindi, ingorane ziracyariyongerana. None se dusubira inyuma? Ntabwo dusubira inyuma. Turacyarimo tureba harya imbere tugomba kugenda, niho tureba. Ibibazo ni byinshi, ariko tuzakomeza duhangane nabyo kugeza tugeze kuri objectif. Iyo nico novuga kuri ico kibazo wari uvuze ngo ese objectif twayigezeho, nimba tutarayigeraho niki dutekerezaho iki niki nico gisubizo no kubwira. Nuko tugikomeje guhangana, ntabwo turaruha, tuzakomeza duhatane kugeza tugeze kuri objectif. Obstacle ni nyinshi, turakonturuna,
turacyarimo dukonturuna nibinanirana tuzakoresha andi ma option nituca hejuru ntibinanirane tuzakomeza dukonturune turacyafite ama option menshi yo gukora kugeza tugeze kuri objectif. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twababaza tuti dushingiye kuri experience mufite hari ingaruka nziza mubona zaba ziterwa na presence yanyu mu gisirikare cya Kongo? Ku rundi ruhande ni izihe ngaruka mbi mwahuye nazo cyangwa se muhura nazo mu gisirikare cya Kongo byo mubona byaba biterwa n'iki? Hanyuma ni iyihe nama mushobora gutanga ku bato cyangwa se kuri generation ziri inyuma yanyu? Afande Zaiko mwakomeza? Ingaruka nziza nimbi twarazibonye. Reka mpere ku ngaruka nziza ndaza kugaruka kumbi arizo nzasa nusorezaho n'impamvu yabyo. Ingaruka nziza urebye igihe twambukiye n'ibyo zose twaciyemo kugeza igihe basezera abanyarwanda kugeza tuhuye RCD itangiye kugeza ibiki unification y'igihugu implicature n'ibindi birakomeza. Twahuye n'ibibazo bitandukanye, ingorane zikomeye, ariko ingaruka nziza zabayeho. Ndibuka nabivuze ngitangira yuko ndikavukire mu Rurambo. Ndibaza ko nawe Chantal, ngira ngo da Chantal nawe niho uri kavukire waho, sinzi nimba nibeshe. Noneho ugafata intuze ukarikire kuva mu Rurambo kugeza mu Minembwe, twabaraga aba officier batagera, twabaraga ku ntoki. Ndibuka simbavuga mu mazina ariko abo nibuka ndabara 2 3. Wanamanuka abe nubwo ucanga nabyura n'ahandi ntabwo twagezaga 10. Oya, les officiers d'abord abakoze effort twababarira ku ntoki 5 bangahe aho. Noneho uve muri ico gihe ugere muri iki gihe, nubwo atariyo objectif yonyine, pardon, reka mbisubiremo, nubwo atariyo ntego twari tugamije kuzamurwa mu ntera, ntabwo mu byo twahataniraga twabitekerezaga, ariko biramutse bibayeho ni bimwe mu bisubizo by'ubwitange bwacu y'ibyo twakoze mu mbaraga twitanze. Kandi nabyo biramutse bibayeho n'indi ntera, nabyo tubyita urundi rwego mu ngaruka nziza. None se nimba twarabaraga aba officier 5 mwanyamurenge bose, uyu munsi dufite ba generaux bangahe barenga 5, les généraux. Noneho tuje mu officier supérieur subalterne barabarirwa muri 100 rirenga. Ico gihe hari ingaruka, nta ngaruka nziza twumva zirimo, hari zirimo. Ico gihe ko ndavuga muri armée, uje muri la police, ubwo ko ndavuga ko ndakombina armée na la police hamwe, byose hamwe dufite aba officier benshi cyane, benshi cyane. Kandi iyo hari abantu batabiha agaciro, ndabizi bazabifata bagashaka kubifata nk'ababisuzugura, bakumva ko n'ibibazo dufite none bagashaka kubona nkaho wenda nta n'uruhare tufite mu disons ibibazo ubwoko bufite none, nubwo atari ubwoko bwacu bwonyine, ni igihugu cyose kirwaye, n'amakwe yose ma province menshi afite ibibazo nk'ibiri iwacu. Ariko kubw'umwihariko ibitureba binatubabaza natwe ni ibitureba by'ababyeyi barimo. Icyo novuga kubyerekeye ibibazo ababyeyi barimo, ni ukuri ntibyoduca intege, turabizi ko babirimo kandi twifatikanyije nabo, ariko tubifate mu rundi ruhande. Navuze iyo representativite yitahaba mu nzego zacu, ese nabari ababyeyi baba bakihari tutariho nkaho turi mu myanya turiho none, bari ababyeyi baba bahari? Buri muntu yo kwibaza akisubiza. Nubwo bamwe bavuga ko nta nico tumaze, ibyo ntaco mbivugaho simbitindaho, nyamara hari ico kimaze. Ahubwo
reka mbanze nkomeze ndaza kugaruka kuri iyo recommandation nyuma ngiye guconclure. Icyo nshaka kuvuga muri za ngaruka nziza hari byinshi dufashe runini aho turi inzego turimo turepresenta mu ma institution atandukanye muri domaine zitandukanye, mvuga muri politique mu bindi ndavuga muri domaine zacu za gisirikare na police. Nukuri dufite turi represente mu buryo bugaragara kandi biri muri bimwe bigize biduha agaciro cyo kuba abo turi bo muri kino gihugu, mwabyemera mutobyemera. Ikindi reka mve kuri izo ngaruka nziza noye kuzitindaho yuko nazo zitavugwaho kimwe, ariko ibyo mvuga njewe hari impamvu mbivugira yuko tubibona. Ndashaka kuvuga ku ngaruka mbi twagize. Ingaruka mbi twagize ni nyinshi, n'uyu munsi turacyaziregreta kandi ntabwo bizotuva mu mitima, ni nyinshi cyane, ariko ndavuga kuri zibiri kandi ndumva ari sinzi nibinkundira nimba nta bindi bibazo ariho nsoreza ntange na conclusion, ariko bitabuzije ko nihagira ikindi kibazo kiza umbaza muri ibyo ndaza gusubiza. Mu ngaruka mbi twagize ni nyinshi, ariko ndavuga kuri zibiri njewe zintusha personnellement, ariko nzi ko n'abandi zibakoraho. Nashatse kuvuga yuko gusubiza ku giti cyanje ku mateka yanje bishobora biri limite cyane, ariko mu rundi ruhande gusangiza abantu yaba amateka muzo twagize yuko mu buryo bwagutse ni byiza cyane kubivuga yuko amateka yacu nk'abasirikare bavuka hari iwacu turayasangiye namwe, turayafite namwe. Biba byiza rimwe na rimwe tugiye dutanga n'impanuro nico dusangiza abandi, ntidutinde cyane ku yacu yuko yacu ku giti cyacu ntaco cyane yungura abantu, ariko twoha abantu inama mu byo twanyuzemo muri experience ntoya dufite mu byo twagiye tubamo twabonye, kandi dufite icyo twabaha mu nk'impanuro. Mu bintu bibiri byamaritse mu ngaruka mbi nashatse kuvugaho bukeya, ndabanza mvuga iya mbere n'abasirikare bacu bo mu bwoko bwacu bishwe muri 1998 bazira politike mbi, bicwa urwo kabozo mu ma province atandukanye, en particulier muri Kinshasa aho narindi byonyine narabivivre, nari muri iyo evenema niboneye n'amaso yanje, byankozeho. N'abantu nzi twakorana, mes collègues, mes compagnons d'armes, abantu twari dusangiye umurimo, abo twari kuri meme categorie n'abari hejuru yanje, ubu tuba dufite des officiers supérieurs batabarika. Ico ni kimwe mvuga twakoze dutakaza muri za ngaruka mbi byadukozeho tuzira politike mbi y'igihugu. Ariko ikimbabaza kugeza ubu nuko ntarumva ntajwi na rimwe ndumva ritera hejuru rivugira abo izo nzirakarengane bapfuye. Reka tubite ko ari ibitambo babaye ibitambo by'abandi, tuzite gutyo by'abandi, yuko hari abaremewe ku bitambo, tuzite gutyo. Ntavuze nabi nta nuwo ntahimfane, gusa abantu batereye iyo biribagirana bumva ko ari ibisanzwe, nyamara n'inzirakarengane kimwe n'abandi. Nta nubivugira, ntawo ntunga urutoki ngo abavugire, nta nuwo nshinja kuba atabavugira, ariko birababaje. Gusa amaraso yabo ntabwo tuzayibagirwa, nta nubwo tuzayatesha agaciro. Nashatse kuvuga na bamwe basize abandi bakagenda, nukwibagirwa amaraso y'abariya bagenzi babo barase bapfuye bakayasiga, kugenda ugata abandi kuri tere, nugutesha agaciro ya maraso yabo bata. Byibuze
ayandi yomeneka hejuru y'ayandi. Ntabwo ari amaraso yogenda gutyo ngo azogenda here. Ntibikabeho. Tuzakomeza tubeho, nimba ari no gupfa tuzopfa. N'ubu turasa n'abari expose mu marisika atandukanye, ariko ntabwo babiduteye yuko ntawe utazopfa. N'ubwo ushaka uje Etazini n'ahandi, urupfu ruzogusangayo, n'ahandi uzoza ruzogusangayo, ariko icyo ari cyo cyose turi pre yo kucakira. Gusa ntabwo tuzotesha agaciro amaraso y'abagenzi bacu, kandi tunahari mu byo twita yuko duserukiye. Mwabyemera mutabyemera, hari ukuntu muri represente mutabizi mu rwego rumwe n'urundi. Nari mvuze ingaruka ya mbere imwe yabaye muri 1998, ndavuga iyindi. Hari ikintu nibagiwe ndakivugaho bukeya. Turi Kinshasa, nyuma y'iminsi ngaho 2 tumaze kurwana, tugeze ngo mbarutendere, icyo gihe twarimo turwana, twamenye amakuru. Batubwira ko Gakunzi yapfuye, batubwira ko ba Fredi bapfuye, ba Rumenge. Zaratubabaje. Tese abahe bapfa bari Uvira, twebwe turi hano bitwa ngo bari imuhira, twebwe turi hano ni gute kwacu? Twumvaga dusa nabihebye, ariko turavuga ngo ni hahandi. Ntabwo tuzopfa duteze amajosi, tuzopfa tuhaye duhatana turwana. Imana yabanye natwe, kandi amaraso y'abariya ziriya ntwari zose ntabwo tuzoyibagirwa. Yabasegabiro bapfuye bagira n'abantu benshi. Mu mbabarire sinovuga amazina ngo nyavemo, ni menshi. Kubatererana no guhemuka nakagambane kimwe nakandi. Ngaruke ku cyakabiri. Icyakabiri mu ngaruka mbi twagize n'ubu nabyo bifite nk'ikindi kintu kiri ku mutima kimeze gikomeye cyane. Ni igihe twarasanye twenyine, nyuma y'imyaka 10, nyuma y'ibyo twabonye, y'ibyago byatubayeho, turongeye tuguye muri piège, umutego. Twenyine turarasanye, dupfusha intwari zidafite uko zingana. Uyu munsi zare muri yo hejuru y'abofisiye superieur, zipfa mu buryo bw'akarengane, ziswe nabo. Tese biriya nabyo abantu kuvuga ngo bicane byatewe n'iki? Ndabivuga conclure kandi ndabihagararaho nkanje nyine, ndabivuga mu izina ryanje mbihagazeho. Ntabwo ziriya mpfu z'abariya bagenzi bacu bapfuye ntibyari impanuka. Nobyita ko ari kurya bavuze ko ari twebwe twenyine twabyizaniye. Tese byagenze gute? Ndabivuga nka officier de renseignement wari uhari, wakurikiranaga situation de près uko itambuka, wari muri ico gihe, muri ibyo bihe wabebayemo, wamenye ko byabaye. Izo situation mvuga zose nazibayemo. Ndabivuga ni bibe n'impanuro n'isomo no kubandi no kurubyiruko ruhari none, ejo ntibakongere kugwa muri uwo mutego, muri iyo piège. Ubundi iyo mpamvu ndayivuga ni hazogera azoncontredire mu gihe ciwe uko byumva, ariko uko mbivuga ndabivuga ni constant nakoze, kandi ico gihe nari officier de renseignement, narabibonaga, narabyizeho, nafite n'ibyo nakoze mu buryo buhagije bwimbitse nabikozemo. Niki cyadukozeho kugira ngo n'abandi bari inyuma babyumvireho ntibakongere kugwa muri uwo mutego. Ubundi umusirikare agira mission y'umusirikare irazwi, ni universel. Yewe none ayita ko ariyo bayitana mission, ni nayo mission régalienne. Ni mission izwi, n'umwana muto arayivuga. Nta utege mission y'umusirikare
nukurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo n'ubusugire bw'igihugu imipaka yabo umutekano w'imbere mu gihugu no hanze y'imipaka n'inyuma y'imipaka nabyo byose ugomba kuba mubirinda ibyo birazwi kandi ni ku isi hose ni universel iyo uteshutse nyuma y'iyo misiyo ndabisubiramo iyo uteshutse nyuma y'iyo misiyo ibindi ubuhaye ukora biba ari inyungu zawe wishakira ntibakiri ya mission régalienne ntibakiri ya mission iri confiée na armée nationale ibi bari ibintu byawe wihimbiye uhaye ukora ibyadukozeho niki ibyadukozeho twaje kwisanga nimba nubyita yari manque ya experience twari tutaragira experience nimba nubyita ubuswa sinzi uko nubyita ariko byose nta n'uwo nobiyatribiwaho nta muntu tubishinja yuko twese twabigizemo uruhare biratureba yuko twese n'amakosa twagizemo twaguyemo tuyogamo tuyabamo gusa ça fait partie nyine ya experience abantu bagiye babona ntibyumvikana abantu b'abasirikare bizwi imisyo baba bafite mwese murayizi imisyo yanyu ariko ngo mugiye andehoro ya misyo iyo mugiye andehoro ya misyo gikurikirwa n'iki mukurikira inyungu zindi za nyungu zindi ni izihe icyabayeho twebwe twaje kubaho victime ya manipulation politicienne noneho dukurikira inyungu za politiki tutari abanyepolitiki tudakina politiki tutayisobanukiwe habaho manipulation nibyo mvuga habaho na récupération politique kandi twisanga mu bikundi uko twari tumeze twese twisanga turi mu matendance politique atandukanye umuntu atazi uko yiretrouve muri iyo tendance ukaza wumva gusa umuntu akubwira ngo uriyaba muri tendance uyu natwe turi muri tendance twabigiyemo ryari quelquefois on se pose nimba biriya bintu abantu bavuga ngo umusirikare ni apolitique c'est pas pour rien yuko umusirikare yabaye donc wora mu kugakurikira politike y'igihugu kigenda ariko utayikina ugarda ya mission yawe no kugarda reglement militaire ariko iyo ugiye andehoro yawe uba utangiye gukurikira inyungu z'ibindi nico gihe haza ibintu byo gushaka kwipositiona positionnement kwipositiona ico gihe nibyo twaguyemo niyo mitego twaguyemo tuza gusanga turi muri manipulation noneho abantu batakivuyemo tutakifite nimba hari na mouvement politico militaire ihaba ibifite umundo wa gisirikare n'inzego za politike wenda zazo zigakorwa ariko iyo bigeze n'abasirikare mwese mukivanga muri politike ugasanga mwese muri uko ntawo uvuga ngo runo ruhande rwa rumeze ku oya abantu bose bari manipule kandi bose twatembera kubera guharanira za nyungu no gushaka kwipositiona bigera ahantu dushaka guharanira inyungu tutazosingira kandi tudafite umunsi tuzagira icyakora aricyo mbivugaho ariko niyo yabaye imbarutso yo kurasana kwacu aricyo nabivugaho no kwipositiona nabyo bibaho ubigeraho ariko bigeraho byahangije byinshi hapfuye byinshi nyamara amaherezo bigira ikintu bitanga impact itari nziza yuko inza ndeba ndatanga urugero rumwe rw'abakolege bacu bo muri west abantu bo muri este ndeke kuvuga bari amoko duturanya babemba bafurero bari bose bagiye mu bintu by'amarebellion nabo nibyo bakora byose nabo façon yo bari manipuler no gushaka abantu bose muri este bose no ariko abantu ba west bazi igisirikare bakoze igisirikare kuva kera umuntu kugira ngo agere azamurwe mu ntera soit yongerwe grade ahabwa inshingano fonction runaka
babimuha bitewe n'ubushobozi competence bamubonamo. Ibyo ni nabwo buryo buhari bwa gisirikare. Habe nubwo wobigeraho no mu bundi buryo ukazihabwa, nta bumenyi n'ubushobozi bifitemo, amaherezo tujuru biza bigenda ugasanga biri teratere, biri hasi. Donc uburyo bwiza buhari ni ukubiharanira, ni ukwiga kugira ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ikintu ukiza ugisobanukiwe no gukora. Ibyo nibyo byatweshape. Twe twumvaga ko kugera ku kintu ari uko tugomba kubanza kwipozisiona tukereka ko abanyepolitike yuko dufite twebwe nitwe tubaserukiha, uko habaye ama recuperation nyine ibintu no kwita nkaho ari kuba instrumentalize sinzi ibintu bene ibyo turagira badufata dusa n'abantu bafashwa notage tubikoresho. Naho niho byahereye, ariko alalonga abantu baje guhumuka tumenya ko ibyo twazize ubu kuri none ndumva nta nuwogwa muri iyo piège, n'ababyumva mpambwira none mbisangiza baramenye ntibakongere kugwa muri iyo piège. Mission y'umusirikare ni ukurinda umuturage n'ibintu bye n'ubusugire n'imipaka y'igihugu. Nabyo habe n'amaserivisi yandi specialize mu gisirikare uko akora yose, uko akora yuzuzanya kugira ngo ya mission ikomeze ibeho, izakorweho inononso hatagize kivogera. Hora mukahakaba kuja ukamenya hari ennemi potentiel mu rundi ruhande, ushobora kuanticipa ukaba wo mugabaho igitero, ariko bitavuze yuko hari ikindi kintu warusha. No, uracyarimo sauvegarde ya yindi integrité territoriale yawe yo kugira ngo itavogera. Ni muri urwo rwego rero twebwe ibyo byaratweshape tugera mu gihe tutangira tugwa mu mapiège tutazi, ariko byatubereye isomo. Nizera ko n'urubyiruko ruri inyuma n'abandi batazongera kugwa muri iyo erere. Nja kusa ni recommandation noha nzite noha abasore ba none ubu baze biintegre muri nani. Hari ama académie militaire ahari muri Congo tube représenter mu ma institution atandukanye no madomaine. Harabize droit, harabize medicine, ba medicine bindi, hari ama académie muze ejo ni bande bazotureleva. Nyamara nimubona tubaye retraite ejo abantu batadusimbuye batagize, nukuri kizoba ari ikibazo. Nje bico no babwira ni bantu nibitabire baze, hari ama académie militaire atandukanye baja mu bintu bya jene bagire. Ndabizi dufite abasore benshi biza amashuri barangiza bari ba diplôme, hari ba gradué n'aba licence byose nani ama place arahari y'ibyo bagomba guharanira. Numva icyo aricyo novuga. Ikindi notanga ni kuri ba leader bacu abasirikare cyangwa simvuga kuza abasivile bose ntibindeba. Hari sinibuka neza umupasiteri umwe wanditse yandika ka extrait kamwe gutya, aravuga ngo nimba nibuka ngo le vrai guide de l'humanité ne sont pas des dominateurs par la force, mais les serviteurs par le dévouement. Bishaka kuvuga yuko iyo uri umuyobozi mwiza cyangwa ushaka kuyobora neza, ushaka kuyobora abantu neza, ntukabayoboreshe cyangwa ngo ubayobore ku mbaraga cyangwa igitugu, ahubwo uzabayoboze urukundo ari rwo dushira imbere, urukundo ari rwo ruturanga muri byose. Nitumara kubikora, nitumara kurugira, n'ibindi bizizana. Ndumva noba ndangirije aha. Muri conclusion yanje nuko nari conclure. Murakoze.
murakoze cyane afande. Turashimira cyane Lieutenant Colonel Santos Zaiko ku kiganiro cyiza n'inama tugejejeho, tunashimira abatumirwa bose twakiriye muri studio zacu za Ikaze TV2 muri uyu mwaka urangiye wa 2020, tutibagiwe namwe mwese bakunzi bacu twabanye muri uyu mwaka urangiye, tukaba twongeye kubifuriza mwese umwaka mwiza wa 2021, tubasaba ko twakomeza kubana muri uyu mwaka wose tutangiye. Muraba agaciro kuri twe, murakoze, naho ubutaha. IKAZE TV2